byanyu hanze nge kubera ko ngi ibintu mbitse bya Jessica wamaye byo biteye ubwoba none sibyo wabita Yesu we sibagiye gukoresha DNA kuri 20 zingahe ntago ndi stupid bizane none se ubwo ninde wazanye igihuha kiko Jessica ryamana na mubyara we ninde wakizanye bizane mbivuga amaho ngaho muri message Shakira ninde wakizanye icyo gihuha bizane nk'abanyamagambo bizane kandi ko na video ahati cyecuru mwagiye ntabwo ndakuvugira hejuru nawe nyine se ibimenyetso n'ibyawe bizane kandi narabikubwiye nakubwiye ni Natasha wowe niyo wahagarara hari ukanuka kugira ngo byemere Jessica ejo nshobora kongera guterana nawe amagambo Jessica yaravuze ngo nta kintu yabasabye kuko yaramvuze nanjye ndamuvuga najya mumenyesha ko nta kibazo mfitanye na Jessica ndabizi ibyo dushaka erega no kuza kumvugira ngo nakoze umurenge sura urukundo wari unkunze wagira ngo nkoreshe kuko uziko mfitanye ikibazo na Jessica Shakira ntago ndi umwana ubyibagirwe sindi umwana nta soni hako mwagiye mureka oya Jessica nimba nkwanga nta kibazo je nimba nkwanga nta kibazo rwose ikiza nuko nkwanga nakuzi nazi naho utuye ibyo birahagije ngo wanazanye igihuwa ngo cyamubyara we bizane nanjye nzanye ibyawe bizane ibyo ngibyo nge nta kibazo rega bimbwiye abantu bari kubabazwa nuko niyunze na Jessica muranapfa ahubwo murabora ninde ubabara kisaha yigiye tubabazwa n'iki ko mujya gushwana na bwa mbere tutari duha urababara kangahe ubanyise ingumba we wavuze makeya ikiza nuko mwari mwebwe mwabizanye oya sha mujye mureka nimukigire indyarya ngo mwigira abanyabwenge ibyo bintu mujye mubireka asoni najya ngumenye naragutengushye ko wari unyiteze wari usko tugiye kubagana Shakira unyiriza ngewe urabizi neza n'amagambo yandikiraga mu gikari mvuga make Kanyentara n'akavamba hanga ahubwo wasanze mvuga make icyo wari unegerejemo ntabwo njya ngendera mu nyo z'abagore kubutanzara picyo twaganiriye simumfitiye Natasha simuwe njya ngendera mu nyo z'abagore ubyibagirwa osinge simumfitiye kubutarazana ibyo twaganiriye mu gikari simumfitiye yewe ariko wasanze nanjye mbisende sinjya mvuga menshi wambwiye mu gikari niko nakubwiye ariko sindi ikigoryi kiyobeye umuntu ushaka kunkoresha ntabwo njye ariko bagukoresha nkande bakurusha ubwenge Jessica uri hano nigeze nkubwira ngo Shakira yarakuvuze vugisha ukuri byandike hano ntumbere uvuga ko nigeze nanavuga Shakira na gato ya mu kanwa kanjye tuvuga na inbox ariko muri inshuti niyo byaba ari byo niyabivuga rwiki erega muri inshuti muranaziranye no mu buzima busanzwe wamaze muraziranye no mu buzima busanzwe ahubwo ibyo mubireke birangire dore nje narabwiye ibyo murazanye na Jessica ari hano aravuze ntabwo wambwiye ibyo muzaza mwazana hano nibyo nzaza nakira ahubwo mwemere ko nje kunkoresha ntago bikunda kunkoresha ndugukoresha ariko kako kantu hagatsimbara yo cyane wazanye amazina yo kwita Jessica Kanyentara na Jessica Babaga maze kubona ibijyanye ari amatiku gusa ndavuga ati amatiku yanyu sinayagumamo nyavamo umva Natasha wamaye umunota ntakunyuze mu ijambo Kanyentara kava amahanga ninde wabizanye ko mwashakaga kunzana mu ntambara zanyu nase ko yemeye kuzicaramo uko winjiyemo wavuze bikeya yazinjiyemo nyine ariko njye nsanga ni ubugoryi mbivamo nicyo cyakubabaje ubuso umwana witwa ni nari muzi nicyo cyakubabaje akajambo kamwe ahubwo ngira mwibutse izina ntabwo ari Queen Princess Cherie umva Natasha uri kuvuga amazina atari ibyo byose rega Jessica arabizi twese twarabaganye umva Natasha mwumvera bere basi mureke umva Natasha njye ni mu mijambo kandi nta muntu ndi bubere sibyo buriya Natasha ufite ukuntu ubanye na Jessica cyangwa abanye na Jessica yarakubaza uramubaga murabagana ibyo nibyo twese turabyemera sibyo Shakira nawe afite ukuntu yabanye na Jessica kandi yaramubaze n'ubu Jessica aramubaga ibyo twese turabizi ko ndana mubaga Jessica noneho igisekeje sindamubaga turabizi uretse ngeyo nivugira niba ari ikintu nirinze kuvuga kuri uriya mugore ariko si uko nafite icyo namuvuga kuko nk'ubushize Jessica yavuye hano ndamubwira ni cyakoze uramuvuga ibingana iki waravuze ko wivugiye ko yagwaye video we na Shakira Jessica uri hano muri comment sinjya mvuga basinjya mba narayizanye umva nubwo nabwo n'ubutura guhisha ibintu by'umuntu buretse wumve mwamaye mu minota 2 nge nubwo ndi kwigira mwiza nta n'urubuhande na rumwe mboga ntago ari wowe ndi kuvuga rabe Jessica ubushize yavuye hano ari nge mani wamubwiye ati wazamutse
wazamutse sinzi ibintu nari ndi kumubaza yari ari kuvuga kuri bya bindi twavugaga bya miliyoni 13 zuriya muhungu wafunzwe ariko tubwira ngo hari uwo bafitanye ikibazo wo mu TikTok ndavuga ati wazamutse ngewe natunguwe mani no kumva kuri live yari maravuga ngo bashaka kutuzamura ngo bambage atari wo mutima naringamije sinagombaga kumuzamura ngo mubage kuko ngewe nta gifatika mfa nawe muri comment aranyenderanya nanjye nkamwenderanya diru zikarangira urumva rero ikintu mbonye muri izi conversations birashoboka ko nyine Shakira yabikoherereje kuko mwaravuganaga ubwo mufite uko mwavuganaga ibyo ni ibyanyu urumva nata kuba umuntu yakubwira uri umuntu mukuru rega ibintu by'iyi mihanda umaze kubibona hari ibyo byinshi wagiye wigiramo ufata n'umwanzuro wo gufata iyo myanzuro yose uvuga wafashe yego sibyo ariko nje nta hantu na hamwe muri izi conversations mbonye wenda handitse ngo genda wenda nawe ubikore cyangwa ngo bari kugukoresha ahubwo we nk'umuntu mukuru ushobora wenda kuvuga narabibonye Shakira yarambaze buretse Shakira yarambaze arongera aramvugira ubu wenda niyaba ari kunkoresha wenda nje nabonye ibikorwa bigaragaza ko ashaka kunkoresha yibivuga gutyo ariko nje muri conversation nabyo mbonye niyo mpamvu nabonaga nani kintu jewe fata elegant buretse gato rabesi ndi umwana ndaguha urugero nta munsi numwe Shakira aravuga kuri Gashumba cyangwa ngo mugirane ibibazo na Gashumba ngaba barahari ngo sharing Gashumba cyangwa sibyo njewe ibintu byanjye na Shakira birarangiye aramvugiye ndamushimiye ndamubwira umubyeyi ugira byaranantunguye pe birarangiye ngiye kubona nkabona Jessica yakoze video akansharinga dabere sindi umwana kandi mu bantu banyisumba mu byibuka babyibuka Shakira nawe ntiyamvuze gake hanyuma nkabona aransharinze ibintu bya Jessica ansharinga video Gashumba yamvuzeho ariko ubwenge nakoresheje sinagiye kuba igicucu ngo natake Gashumba namwandikiye inbox ndambwe se Gashumba ko watubuye inkuru ibi bintu niko bimeze Gashumba ca bugufi ni n'umwana mwiza arambwe ati nata mbarumbwira video nyisibe niba yakubangamiye ndambwe atoya nta kibazo nirinda kubagana nawe ariko tujye tuvugisha ukuri iyi ni imitwe dufite umuntu warakohereza ibintu by'abantu mufitanye ibibazo ngo bavuze n'ibiki byose naga ari ngombwa ngo akwandike nge nakoresheje ubwenge bwanjye si ngombwa ngaze akubwiye ngo nata ngo genda ngo ubage runaka uwo n'umuntu waba utagira ubwenge ko ibintu byano ku mihanda birigaruka bikisubira ariko umuntu warakoherereza ibyo bintu amenyesha ngagiye ngo gutubura inkuru ya Gashumba ngamubage mane ntaga abakeneye amahoro abakeneye ibyo bintu biguhereza kugira ngo ugire icyo bivugaho nge nagiye kuri live ya Shakira 2-3 hazamo ibintu ngo byabakanye ntara ngo kava amahanga ibiki mbona ndi mu bucucu live nkayiraraho kugeza sanga aho umunsi hari gihe nagiye kuri live umunsi wose ariko ndebye mbona Jessica ntaga kiri kumvugaho ndavuga wayi nkomeza gukomeza mvuga ku muntu kuko igihuha cya mbere Shakira nabeshye ni wowe wakizanye kivuga yuko Jessica atari kumwe n'umugabo we sinjya n'imboga ni nawe wazanye ayo mazina ngo tubite kava amahanga nakanye n'ibiki byose Jessica nawe atuko yambaze mu byumve neza mutaza kuvuga hano ngo nigize ngindyarya Jessica yaramvuze nanjye nanjye ndamuvuga yego ahubwo ubwenge nge bwagarutse mbere nsanga kuba Jessica atakiri kumvuga nta mpamvu ndebye neza ibintu Shakira nyoherereza n'ibintu byose ndibuka ko Shakira namubwiye ukuntu Jessica yanzaniyemo famiye Jessica Shakira turabivugana arambwira ati wajya kumurega ambwira n'inzira nacamo n'ibiki byose kuko nge aho simurenganya ko nari namutakeri kuko yari yazanye Jessica yari yazanye amazina y'abantu bo mu rugo ndavuga bino bintu bimaze kuba too much kuva byagera ngo ku mazina Jessica yansaba imbazi kwa Godfather ntiyongeye kumbaga ngiye ku giti cyanjye ahubwo hasigaye ibibazo byande bya Shakira na Jessica ibyanjye na Jessica bisa nkaho bihagaze ndangije ndavuga se niba umuntu atakiri kumbagara bere ngiye nkomeza kumubaga ngende mu Kigali cunze neza Shakira ikintu cya mbere abantu baza ntekeza ko abantu benshi bakimuzi Shakira uko nakubonye nako ntago ndi bubigushinze nge niko nakubonye Shakira akunda icyubahiro cyinshi no kumva